Ndagushimiye wo ukunda Berwa TV, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Mika. Ni umukunzi wa Berwa TV adusabye ko twamusobanurira izina Mika. Ni izina Mika ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo ku ijambo Mikael. Rikaba rifite igisubizo kibaza ngo ninde umeze nk'Imana. Mika, Mishera ni izina ryandikwa mu buryo burenga 50 bitewe n'ururimi igihugu uryitwa akomokamo. Iyo ari abakobwa babita Michelle, Micheline n'andi mazina menshi atandukanye. Dore bimwe mu biranga ba Michelle cyangwa ba Mika nibi bikurikira: ni umuntu ugira urukundo akamenya no kurutanga, ndetse wishimira guhora ashagawe n'inshuti ze nyinshi. Abasha gukora ibintu byinshi kandi neza, ndetse azi no gusaba ubufasha iyo hari ibyo adashoboye, ntabwo bimutera isoni. Iyo ahisemo ikintu yiyumvamo nka politike, ubuvuzi cyangwa n'ibindi, abasha kubikora neza, ariko ntakunda guhatirwa imirimo kuko ari igihe anayikoze nabi. Ubucuruzi buramuhira, ibyo yerekejeho umutima n'imbaraga abigeraho nubwo rimwe na rimwe hari ibyo usanga yirengagiza gukora kandi yarabifitiye ubushobozi. Agira umutima mwiza, agira umuntu, arafasha, ariko hari nubwo abihindura agakora ibitandukanye n'ibyo akora. Uko byagenda kose, Mika agira ubumuntu muri we, usanga niyo hari ibyo yitwayemo nabi kubera ibihe yararimo, asubiza ibitekerezo inyuma, akigaya ndetse akabisabira imbabazi. Ku bijyanye n'umuryango we, akora uko ashoboye ngo awushimishe. Nubwo atari umuhanzi, usanga afite ubuhanga bwo muri we bw'umuziki, akaba yaririmbira umuryango we ukishima. Iyo akiri umwana aba akeneye guterwa umwete no gusubira mu masomo, ku buryo aba ari umwana w'umuhanga, ariko aba yumva ntacyo bimubwiye ngo akomeze yaguka ubumenyi. Mike ni umuntu woroshya ubuzima, utuma abantu baseka iyo ahuye nabo. Iyo ahuye nawe wumva wamugira inshuti. Ni umuntu uba agaragara neza, akunda umuziki, kwambara neza, akunda ibiryo no gutembera. Buri mukobwa wese aba yifuza kuba inshuti ya Mike, bitewe n'uko aba ari umuntu witanga kandi akamenya gutetesha. Mike akunze kuba umuntu w'umunyakuri kandi w'umwizerwa. Ngiryo izina rya Mike ryabaye rirerire cyane, naho njye wari gusobanuraga nitwa Berwa, cyangwa mu bundi buryo nitwa Rwimikwamunga w'amacuma acanye ababyeyi bavuze impundu, umubyeyi wibarutse inyamibwa avuze ubuhuha. None zicacana hose, abana bato barya ubunyano bitegura kwitera inyamibwa izina. Nageze ikibazo kijyanye no mu muhogo, ntago biri gusohoka neza, munyihanganire, ariko nzi ko izindi video zizaza zimeze neza. Urakoze cyane, utarakora subscribe uze kwikora, ndagushimiye.